kwa gatanu w'ikindi nari mpfuye, nuriye moto, umumotari arantwara, reba n'ibi biro byanjye, sinzi ukuntu yakase imodoka ibaturutse iyo iri kwirukanka itwawe n'umugore, aba aradukubise ngo pa, Yesu we, nikubise mu muhanda. Ibyo kuduhwanya byari bihari, ibyo kutwica byari bihari, ibyatwaye abagabo, ibyatwaye abagore, ibyatwaye abakobwa, ibyatwaye abana bato, ariko Imana iba mu ruhande. Umuntu wese wagize amahirwe akaba ari mu iri teraniro agiye gutahana igitangaza. Amen. Yesu, ndabihanuye iyi tariki muyandike. Ngewe Imana imbwiye ko buri wese agiye guhura n'igitangaza. haleluya, amen. Ntabwo ari ico kurira, ahubwo iyi minsi mike isigaye Imana irambwiye ngo n'uwari kugenda ibaye imwongereye igihe cyo kubaho. Ndimo mbona kamera nyinshi, ntabwo ari izi ngizi ndi kuvuga izo ndi kubona mu mwuka. Ndimo mbona imbere y'umuntu hari kamera, nkabona iby'Imana imugambiriyeho biriyanditse. Imana irambwira ngo ije gukuraho amagambo abantu bavuga, ishigikiye ibyo ivuga. Yesu atandukanye n'abantu. Umuntu iyo mutindanye hari igihe agusigira igikomere, ariko iyo utindanye na Yesu igikomere kirashira. Yesu muhura warakomeretse akagusiga akomoye. Muvuge ngo amen. Ndashimira Yesu atabara atitaye ahadusanze. Naringiye kubabwira ibintu bine byatuma dukorera Imana ntawe uduhasa. Icambere ni Imana yatugize cyo. Imana yatugize abantu. Ibaze yikugira agakwavu. Oya, ibaze yikugira agahene. Uzi nka twavukiye rimwe, bayiriye kera, none ubundi nje ndi mama Baraka. Dukomere Imana amashyi twakira mushiki wacu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Twakire mwarimu wacu amusengere. Ijambo ryawe n'umutsima wavuye mu ijuru haza ubugingo. Turagushimiye gukomeje kudushyigikira no kutwitaho, kandi dukomeje kukumva. N'ubundi tugiye kukumva, turasenze kugira ngo buri muntu wese agirirwe neza n'Imana. Ijambo ry'Imana rimuzure, ijambo ry'Imana rimukize, ijambo ry'Imana rimubera umuyoboro. Ineza yawe n'imbaraga z'Imana ziganze bana n'umukozi wawe muri uyu mwanya, usanzwe umukoresha biruta mbere, kandi ubwami bw'Imana bugumye buganze muri twe mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi twakira ijambo ryawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ayo mashini barayi Imana mwongere muyakome. Haleluya, 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 haleluya. Shimye Imana data wa twese yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira kandi abayobozi b'itorero badutekerejeho bakadutumira. Shimiye umuyobozi w'ikicumba cyo kuwa gatatu, Imana imuha umugisha. Ko mutishimye byagenze gute? Nitwa Vestine Nyirapasika, nasaraye ariko Imana iri muri nge ntabwo isaraye. Maze iminsi mfite ivuga butumwa, hanyuma rero narasaraye, ariko Imana iri muri nge ntabwo isaraye. Nari mbabwiye ngo nitwa Vestine Nyirapasika, ariko kandi hano mu Rukiri ntabwo ndi umushitsi, kuko si ubwa mbere nje kandi si n'ubwa nyuma. Ndi umugore, mfite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'umwana ni mama Baraka. Ndi umukristo wo mu itorero rya Deperi, paruwase ya Rega, itorero rya Kora.
ariko kandi nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Ndi umunyarwandakazi. Imana ibahe umugisha. Nejejwe no kubona uburanga bwanyu mwese. Nshimye Imana ko yarinze abantu bangana gutya. Imana ni umuhanga. Niyo ifata ubuzima bw'ibihumeka byose ikabushira mu kiganza cyayo. Burya kuba waramutse niyo yabigizeho uruhare. Mugenzi mu kiganza umumbwire ngo biha agaciro. Wagize ngo abyutse bose niko bageze aya masaha. Ewe data we. Hari abagejeje saa 8 batagejeje kuri iyi minota. Wagize se ngo ntibari bashaka kugera kuri aya masaha, ariko Imana yemeye ko bagenda, natwe iraturinda. Imana ishimwe. Turashima Imana kandi ko hasigaye iminsi mike ngo dusoze umwaka. Urumva tudafite amashimwe? Uyu mwaka uza abantu wariye, abakomeye, aboroheje, abazwi kukurusha bamaze kwandika izina, ariko Imana yo kabyara. Haleluya! Iturinda Satani atabishaka, ikavuga ngo nitubeho. Mutananiwe mwayikomera amashi. Mwami Imana yacu araturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje. Mwami we uraturinda ntitwapfa. Uturindira muri iyi si ishaje. Uraturinda ntitwapfa. Ishimwe ririmba. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Haleluya. Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe Yesu. Umva, benshi warabacuye barataze, bararutse baranezerewe, ntakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. Ntakabuza nesa otepa ise kotedeta. Mwami we mu birori byo mu ijuru. benshi warabacuye, uririmbe abo ngabo bararutse baranezerewe. Mwami we Ntakabuza tuzabonana nabo mu birori byo mu ijuru. ishimwe Ishimwe ni ryawe, Mwami we ishimwe ni ryawe, ishimwe ni tera ryawe. Holy Force. Ishimwe Ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, Mwami we ishimwe ni ryawe Yesu. umuntu wese uri kumva ko Imana ariyo yabigizemo uruhari akaba ageze kuri iyi tariki, ahaguruka atere haleluya. Ibyo kuduhwanya byari bihari, ibyo kutwica byari bihari, ibyatwaye abagabo, ibyatwaye abagore, ibyatwaye abakobwa, ibyatwaye
atwaye abana bato ariko Imana iba mu ruhande. Haleluya. Yewe selimonte a copy dice. Yewe kwa gatanu w'ikindi nari mpfuye, nuriye moto, umumotari arantwara, reba n'ibi biro byanjye sinzi ukuntu yakase. Imodoka ibaturutse iyo iri kwirukanka itwawe n'umugore, abaradukubise ngo pa. Yesu we, nikubise mu muhanda, kasike itakariyo hirya, kandi ndi kwirukanka ngo ngiye mu bukwe, ikanzu nari nambaye ihita yandura. Yewe abantu baragara ngo ngo ni wa musitari. Kuba umusitari rero ndikubwira Imana ngo impe imodoka, kuko umusitari wo kuri moto nawe ndahaguruka. Dore nakomeretse hano ku rutoki gusa, cyakora na telefone yanjye yaramenetse, ariko ndashimira Imana ko yabanye nanjye. Nawe yarakurinze? Nawe mutere haleluya. Niyo mpamvu mba numva nshaka kuvuga neza Yesu, kambisubiremo. Niyo mpamvu mba numva nshaka kuvuga neza Yesu. Mba numva namuvuga njyewe iyo ndi kubwiriza, mba numva ntari kumuvuga nkuko nari mbishaka. Mbese mba numva umuntu yama mikrofone kagarara nko muri stade kavuga neza Yesu. Haleluya. N'umugabo usubiza abantu agaciro, byo kutwambura agaciro byari bihari. N'umugabo ufata abatagira shinge na rugero, akaba ari babwira ngo ni muhumure. Muri bimwe byazanye Yesu nuguha agaciro abatagira agaciro. Twatanga ubuhamya abantu bakavuga ngo turi gukabya, kanje narinde. Reba uko nambaye mu mibyizi. Nukubera nde, nukubera nde, yari yarabitubwiye, turi gusenga yari yarabitubwiye, murekeraho. Dusome ijambo ry'Imana, dusome aya masengesho. Umuntu wese wagize amahirwe akaba ari mu iri teraniro agiye gutahana igitangaza. Amen. Yesu ndabihanuye iyi tariki muyandike. Ngewe Imana imbwiye ko buri wese agiye guhura n'igitangaza. Haleluya. Amen. Ntabwo ari ico kurira, ahubwo iyi minsi mike isigaye Imana irambwiye ngo n'uwari kugenda ibaye imwongereye cyo kubaho. Ndebera uwo muntu mwicaranye umukore mu kiganza umubwire ngo igihe cyawe cyo kugenda weho ntabwo ari iki. Uko twese duteranye ntawo kugenda mbere y'uyu mwaka, kandi n'umwaka tuzatangira Imana izabana natwe. Ndimo mbona kamera nyinshi, ntabwo ari izi ngizi ndi kuvuga izo ndi kubona mu mwuka. Ndimo mbona imbere y'umuntu hari kamera, nkabona iby'Imana imugambiriyeho biriyanditse. Imana irambwira ngo ije gukuraho amagambo abantu bavuga, ishigikiye ibyo ivuga. Muntu wese wateye intambwe akaza, yaba avuye hanze, ubwo ndavuga hirya y'igihugu, yaba ari uwo muri iki gihugu, Imana irambwiye ngo agiye guhura n'ineza y'Imana. Mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira,
Mungo si imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Mungo si imbere n'inyuma, singikangwa na Satani. Oya reka curange, reka curange ariko. Haleluya. Mureke dusome. Reka dusome. Aya matara ari hano. Aya matara ari hano. Ntimutekereze ko ari aya ngaya. Ahubwo hari urundi rumuri ruje. Amina, amina. Kandi abantu bo mu rukiribo murabyumva cyane. Bavugaga ko bazasenya, Imana iti ntibazasenya. Ubu nta bihamya mufite? None wagize ngo nuru gusa, muzubaka na etaje. Aha. Kandi Imana igiye guha imbaraga abanyamasengesho. Igiye kubatiza amafaranga. Kumutanyumvise ko. Amen, amen. Mumugisha Imana itanga n'amafaranga arimo. Muje murareka tubwiza abantu kuri, mumugisha Imana itanga amafaranga arimo. Amina. Itanze amafaranga, aha mugiye kugira urusengero rutaruru. Noru ni rwiza. Nitegereje nsanga ni ibintu bidasanzwe, ariko Imana imbwiye ko aha izahashira itaje ku buryo muzaje muraba muri hejuru mugakontorora umugi. Yego. Amina. Mbonye amazi Imana iyakamije, ibi mwita igishanga Imana igiye gukoreramo ibikorwa. Siko abantu batanyumvise. Katwisomera ijambo ry'Imana. Mwarimu ngumbuye. Nzagaruke. Ego man. Ubwo nzaba nkirimo. Amina. Oya, nzaba nkirimo. Haleluya. Haleluya. Ubu sindayishobora n'ibyina ryanje. Bagomba kunshakira sanfiri. Bivuze neza? Sanfiri. Dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma ibice 8, hanyuma turebe ku murongo wa 43. Ubutumwa bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 8, umurongo wa 43. Dusome mu izina rya Yesu. Ni page 690. Ravuze ngo haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Kandi haza umugore wari uri mu mugongo
wari ubimaranye imyaka 12 kandi warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku myenda, ku nshunda z'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Imana iguhe umugisha. Amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? 46. Yesu aramubwira ati, hari unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, ako niko nashatse, abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu, ni umugabo mwiza. Yesu atandukanye n'abantu. Umuntu iyo mutindanye hari igihe agusigira igikomere, ariko iyo utindanye na Yesu igikomere kirashira. Yesu muhura warakomeretse, akagusiga akomoye. Muvuge ngo amen. Ndashimira Yesu, atabara atitaye ahadusanze. 2, atabara umuntu atabaje kumubaza ahavuka. Mu yandi magambo, ntabwo areba aho tuvuka, aha agaciro icyo azadukoresha. Kankubwira kandi, Yesu ntabwo abanza kubaza umuntu, ahubwo akora icyo, kankavuge neza, ntabwo abanza kubaza umuntu, ahubwo akora icyo umuntu akeneye. Uziko mutanyumvise di? Ndamushimira ko azi ibyo dukeneye kandi azi ibyatugirira umumaro. Hanyuma aha dusomye hari mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Abantu bagize umugisha wo kwicarana na Yesu, abantu bagize umugisha wo kubana na Yesu mu gihe gito yamaze ku isi. Uko yabasanze siko yabasize. Muvuge ngo amen. Uyu ni umugore Bibiliya imuvuzeho ibintu 3 bikomeye. Uyu mugore yari afite indwara ikomeye yo kuva. Ubundi nateguye ko tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti, ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Ako kantu kanyandikira ahantu, ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Mu yandi magambo, ntukwiye gucogora utaragera ku cyo ushaka. Ndafashe. Ntabwo ukwiye gucogora nubwo ibigucogoza bihari. Ntukwiye gucogora utaragera. Uyu mugore Bibiliya imuvugaho ibintu 3 bikomeye nshaka ko tuganiraho. Icyambere,
yari afite indwara ikomeye yitwa kuva. Kabiri, yagerageje kwivuza, abavuzi ngo bamumaraho ibye, kandi bagenda ntacyo bamumariye, ntacyo bagize gute. Icya gatatu ndakivuga nyuma. Uyu mugore rero, iyi ndwara Bibiliya ivuga ko yari ayimaranye imyaka 12. Uyu mugore kubera gutindana iki cyago, kubera gutinda muri iki kigeragezo, kubera kwivuza hirya no hino, abantu bari baramumenye. Reka mpanure, ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse igisubizo. Hafashijwe abantu bake. Kansubiremo, ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse. Mu yandi magambo, ukuri kugeragezwa humura, upfa kuba utarabigizemo uruhare. Amagambo yose bavuga humura, upfa kuba utarabigizemo. Uburwayi bwose uko bwasa kose upfa kuba utarabigizemo. Bije bihetse, ntawe utabarwa atatabaje, nta nuhanagurwa yatagize gute. Iyo ukurikiranye inkuru za Yobu, ubundi igitabo cya Yobu kigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere uzasangamo ikiganiro Satani yagiranye n'Imana Yobu adahari. Igice cya kabiri uzasangamo ikiganiro ariko mana, uzasangamo ikiganiro ariko mana Yobu yagiranye n'abagenzi be, inshuti ze magara, yewe n'umugore we akaba yitereyemo. Ariko igice cya gatatu kirandyohera, uzasangamo ikiganiro Imana yagiranye na Yobu. Satani adahari, inshuti za Yobu zidahari, ahubwo Imana ibwira Yobu ngo kuko umenye ko nshobora byose. Abagusetse bakwiye kuza kugusaba imbabazi, kandi buri wese yakoze ku byo atunze. Ufite inka akwiye kuzana inka, ufite ifeza mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Ihutisha ingoma, ihutisha ingoma. Birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza. Chaka mashi, chaka kumba mashi. Murekeraho. Imana ibwira Yobu ngo ngiye kubagukosorera, kuko iminsi yawe ya nyuma iraryoha kuruta iya mbere. Amen. kugeragezwa si icyaha. Amina. Itunyuzaho dushaka kugira ngo itugeze mu byo twasengeye. Ariko aba bantu ntibanyumvise we. Gonetelela ibwira Yobu ngo ngiye kubagukosorera. Uwakuvuze abitse zahabu
niyo arakora haje kugusaba imbabazi. Uwakuvuzeho abitse amadolari niyo araza kugusaba imbabazi abitse n'ubundi ayakuzaniye. Iyo usomye mu bice 42 ku murongo wa 10 kumanuka, aravuze ngo Imana ihira Yobu ubwa nyuma kuruta ikigeragezo utagizemo uruhare kije gihetse igisubizo. Muracyari hano? Yesu we, ikigeragezo utagizemo uruhare kiza gihetse igisubizo. Umugabo wanjye yigeze arwara, umva ninjiye mu buhamya, ariko nabwo muba mubushaka. Yigeze arwara, Imana irambwira ngo mwana wanje, weho komeza umurimo wanjye, nturebe ku burwayi bw'umugabo. Umunsi wirirwanye nawe azapfa, ariko numusiga ukaza mu murimo wanjye, nzabana nawe, nawe mbane nawe. Kamusiga ari indembe, twaramuteruraga, kamusiga nkaza mu murimo w'Imana. Umunsi utagize uruhari muri cyo kiza gihetse igisubizo. Umunsi umwe nagiye guteranira i Musanze, nari ngituye Nyabihu. Umuhanuzi aja mu mwuka ngo wivure madongo ndibaza paracetamol. Amina. Sindima ariko nazo zirakaze. Ko nanjye narimba kumbuye. Uzi ko ndi kona buri wese ari kwakira agapapuro, kumva ijwi rambwe ngo buri wese niyandike ibyifuzo 3. Iri yerekwa riremewe ni insozi iri jambo ry'Imana. Mugiye gusengera ibyifuzo ube wamaze kwandika ibi bintu 3. Nukuri Imana igiye gukora igitangaza, bizagera mu kwa 3 twese dufite amashimwe. Amen, amen. Hari abantu Imana ibahuje n'akazi, hari abantu Imana ikoreye ubukwe ngo ko nta fiance mfite, Imana ifite aho yamubitse. Basa meza 3 ngewe mbonye mwiri teranira umuntu utagira fiance, ntasheragira, nta umubwira ngo hani ngo shu, ariko mbonye Imana ibiremye. Tuzarya ubunane, sheri yabonetse, hanyuma ubukwe bugiye kuba. Mbonye mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 3 Imana ikoze ubukwe. Ibi bintu ndabibonye mu byandiki. Hanyuma umuhanuzi abagiye mu mwuka ati umva uko ivuze. Iravuze ngo izi ko wasize umugabo wawe arwaye, ariko ndashimira Imana ituzi tutari twavuga. Irambwira ngo wamusize uza mu murimo. Uyu mwanya ndamukijije, ndamina, kandi imuka, Imana izabana nawe hano i Musanze. Yewe naravuze ndamina ariko ntanzu mpafite. Umuhanuzi aravuga ngo iravuze ngo imuka, ndamina ariko wenda ni inkodeshereze. Umuhanuzi aravuga ngo iravuze ngo urahitamo kwimuka cyangwa gushingura umugabo. Ndavuga ntaho gushingura umugabo, reka nimuke. Nageze mu rugo mbwira umutware, yararembye, arambwira ati niko sheri nanjye ndishunga, mwagize ibihe byiza nini wareba. Imana avuze ngo iki? Imana avuze ngo twimuke. Ati baguhaye inzu? Nti oya. Bagukodeshereza ameza ngahe? Nti nta nakumwe. Ati narinzi ngo ninjye urwaye, naho bundi niwe urembye. Ndamubwira numva ukundi Imana yambwiye ati yavuze ngo iki? Ntiyavuze ngo turahitamo kwimuka cyangwa kugushingura. Atubwaze hajemo kunshingura tugende. Iyi kigerageza atari wowe nyirabayazane wacyo, kiba kigihetse igisubizo. Twafashe ibirago
ndamatera. Turaje tugeze i Musanze muri gare, turicara nta cyerekezo ntaho turajya, twicarira muri gare. Udutambutseho wese n'utazi guseka agaseka. Iyo uri mu kigeragezo umuswa n'umuhanga bakwigiraho, ariko nimuhumure, ikigeragezo kiza gihetse igisubizo. Haza umugabo umwe twigeze dusengana, aransuza ati mama Baraka kuri hano, ndi hano. Ati uyu mwana muri kumwe naho ni sheri wanjye. Ni ntabwo yari umwana, ni sheri. Ati ngo yari yararwaye aba nk'umwana. Nta kuri Imana itakura umuntu, nta na kuri Imana itageza umuntu. Yavuye ku biro 88 apima ibiro 48. Arambwira ati none ko muri hano Imana yavuze ngo twimuke. Ati bakuguriye inzu? Ndi woye. Wakodeshe mu yakaritsiye? Ndi ntayo. Ariko abarokore mwarasaze. Ndamubwira ntago twasaze. Ati none si waje gukora iki? Imana niyo yavuze. Ati ngo iki? Aranseka. Ariko Mana amaze kunseka aragenda. Akigenda numvijwe. Abumvishijwe haleluya. Abari muno bavuganye n'Imana haleluya. Numvijwe rirambwiye ngo mwana wa uri ugusetse, nanjye nti niwe ngiye gukoresha gukodeshereza. Nahise mwandi amina, ariko yarambwiye nabi. Amina. Ngiye kona mbona aje ari kwiruka ati niko mama Bara. Ntikarame ati mwaje murasenga neza. Ntiwasi dusenga nabi. Ati Imana yawe yarinyishe. Ndi muhuriye he? Ati ntangire ara kuri gare nyine irambwiye ngo ninze ngukodeshereza amezi 3. Nahise nuzuzwa ndi amina, gira vuba. Amina. Nkodeshereje se sinasanze ari mu rugo rw'umurozi. Umurozi nawe akandesha umutwe ngo ndi gusenga kabura amahoro. Haramamagara ati mada wanyemerera ukimuka nkagusubiza amafaranga yawe. Nanjye nifata guca nti niko muze kubera kwihagararaho. Ntiwanyemerera ukimuka nge nkahagura. Kandi ubwo bagize gute? Bankodeshereje. Ujye wihagararaho, ikigeragezo utagizemo uruhari gihetse igisubizo. Haleluya. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. murekeraho yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaratwimanye uwo Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye. Yafashijwe dushirivumo buri munsi iyo twibutse iyo neza. Dushirivumo buri munsi iyo twibutse iyo neza. Dushirivumo buri munsi iyo twibutse iyo neza. Yesu ni ngoni yanjye genderaho, ijambo gikomeye murekeraho. Mbese
maze tuvuge ko yaciye inzira jya barabizi ejo bundi yaraturamiye murekeraho hanyuma nihagararaho mbwira umusaza ntahubwo wanyemerera ukimuka nkagura nta n'igiceri mfite. Umusaza baravuze atumva madamu urahitamo kwimuka numara iminsi 3 udapfuye uzamenye ko ntari umurozi. Nanjye nifata guca numva muzehe aha ni ntahagura nta n'igiceri mfite uzamenye ko ntari umuhanuzi. Amina. Tuzareba iyo Mana izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi. Amina. Uje wihagararaho twiringiye Imana ishoboye. Ishoboye bingahe? Ishoboye bingahe? Ishoboye. Aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye kwa mama shidusinzire warabaye Mana urandengera. aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera. Aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera. Iyo mirindi ni yande, Iyo mirindi ni ya papa. oh iyo mirindi ni yande. Iyo mirindi Amashari ni he, ya papa. amashari he. Iyo mirindi ni ya papa. 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 Oya abafashijwe batere haleluya. Haleluya. Tera haleluya. Twagiye dutinda aho tudakenewe. Aha niho dukenewe. Twagiye dukorera abantu bataradushima. Uyu munsi turi gukorera Imana ihemba. Abantu babyiniraga umusururu ugasanga umuntu ari kubyina ngo bamuhe igikombe cy'umusururu, ariko uyu munsi turi kubyinira Imana. Haleluya. Nzayikorera mpagaze nibiba ngombwa mfukame. Nzayikorera mpagaze nibiba ngombwa. Nzayikorera mpagaze nibiba ngombwa mfukame. Nzayikorera mpagaze nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa ariko nta mashini nibiba ngombwa mfukame. Ayiwe nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa Ayiwe nibiba ngombwa mfukame. Ayibo nibiba ngombwa. Nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa mfukame. Ayiwe nibiba ngombwa mfukame. Ayiye nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa mfukame. Nibiba ngombwa Ayiwe twagiye dutinda aho tudakenewe. Hari umukecuru twari duturanye nabaga nkumbuye umuceri akaba ari yonje. Tukageraho n'utundi twana tugakina tukamubyinira ngo yishime. Twaje kumva tukumva ntabwo ari kutubwira ngo tuje kurya umuceri. Twavuze tuti rero amakuru dufite nuko umuceri wahiye, dusezere aratugarura. Tukahita kaka bayi akicecekera, tukongera tukagaruka ka
bayi tukahakerererwa tugataha ntawe aduhaye. Ariko uyu munsi ngo sindi kurya umuceri ngo umuceri ngo uri kumbyibusha ngo ndi kuri regime, kize ntaka kanya mureke tuvuge Imana ikibyimbye kimena. Aho ugeze hararuta aho wahoze. Oya helegome payigon, muje murareka tuvuge Imana. Ubundi mureke mbabwire, hari ibintu bigera kuri bine byatuma ukorera Imana ntawe uguhasa. Bibabwire ntabwo murambiwe. Umuyobozi nawe rero ntabwo ambwiye iminota, ariko aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero. Imana irambwiye ngo kubwire ko uzabera amaboko umuryango uvukamo. Imana ititaye ku myaka ufite, ni wewe uzayobora umuryango. Aba bantu ko batari gufashwa mbagire nde? Imana ibivuga turi kubona ari ibintu byoroheje, ariko ejo nibisohora azamenya ko ari Imana yavuze. Ngewe Imana yambwiye ko nzurira indege ndi kuburara. Iby'indege ndabigaruye. Ariko rero ngo nangwa oraga barabwa ngo burinde, ariko ubwo nkanje ntavuze ko nuriye indege mba nta nta butumwa bw'akazi naringiyemo, nta famiye yanjye iba Mozambique nari nsuye uretse umurimo wa data. Haleluya! Kagasura dufite ni Yesu, ibi byishimo dufite ni Yesu. Imana ikakubwira indege uri kuburara, Imana ikakubwira ngo uzatura i Kigali nta nkweto ufite zo kwambara, ariko ndashimira Imana ikura mu busa ikarema ikintu gifatika. Haleluya! Haleluya! Indege zatambukaga hejuru turi iwacu mu cyaro gatangira ngo abazungu baratambutse, ariko ubu indege isigara atambuka ngo ba Nyirapasika baratambutse. Icyo nakuyemo nuko nzakorera Imana ntawe umpasa. Imana yanjye nzayivuga neza ikibyimbye kimeneke. Ntabwo Imana izigera yicuza kuba yarangiza uyu nguyu ndiwe. Reba hano, reba hano. Imana ntizigere yicuza kuba yaratugize abangaba turiwe. Nawe reba aho uri hararuta aho wahoze. Uzi kuntu wiza bigoranye, fariji kakurihira, urabyibutse? Uri kwiga ukuntu wavuye mu ishuri ukamara igihe utiga, Imana igakora igitangaza ukarisubiramo, uriguratsi. Haleluya! Ibuka makeya yawe wize, Imana yahagaze kuri wowe iragutabara uwo nguwo uriwe. Tuyishimire, mureke tuyikomera amashi. Niba hari ikintu kindyohera ni ukuvuga neza ayigerera Imana.
mureke tuje duhora twibuka amateka. Iyo wibutse amateka wirinda kwica amategeko. Amen. Naringiye kubabwira ibintu bine byatuma dukorera Imana ntawe uduhase. Icambere ni Imana yatugize cyo. Imana yatugize abantu. Ibaze kugira agakwavu. Oya, ibaze iyo kugira agahene. Uzi nka twavukiye rimwe. Bayiriye kera none ubundi nje ndi mama baraka. Haleluya. Yohana yaranditse ngo bakundwa turi abana b'Imana. Haleluya. Bakundwa turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ndikurerekana bene data, icyakora kuri hafi. Murekeraho. Icya kabiri ni isezerano dufitanye n'Imana. Haleluya. Nuca mu mazi, nuca mu muriro. Kubwira icya gatatu naho Imana itugejeje. Aho tugeze ni hehewe, aho tugeze ni heza. murekeraho. Ariko Mana, uzi ukuntu bajyaga baravuga ngo kwa runaka nta cyiza kizaturukayo. None reba abantu baturutseyo. Ibaze kuntu iwanyu bavugaga muri karitsiye. Ariko Mana, ndagushimira ko uhindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ndabizi hari abavukiye, ariko twebwe twavukiye iyo mu ntara. Imana bagikwije imiti i Kigali. Nawe utamina ariko se byaca he? Ariko byose Imana irabisho. Buriya rero Imana nayo ijana n'iterambere. Uzi ko mutanyumvise? Ubu umuntu uri hano i Kigali, Imana biri kumubwira iti kujanye muri Ameri, i Burayi. Ntawe yabwira iti mwana wanjye ndakwishimiye kujanye Musanze. Twebwe twigeze dusenga turi mu cyaro, umuhanuzi aja mu mwuka kandi atavangiwe. Aravuga ngo umva ngo Imana iranezerewe, ngiravuze ngo ibahaye amandazi. Amina. Uzi indimi twavuze. Tokeli passion trevinance. Umuririmbyi yarembye ngo mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho. Nyamara hari Imana isumba byose ibikora. Ngo nta wundi ndikumva nta wundi ishobora kuzabyara. Ubagira ngo aja kubatoragura hariya hirya. Hari abashatse mbere yawe, uyu munsi babuze n'inda ivamo. Nari mvuze ngo icya gatatu cyadutera gukorera Imana naho Imana itugejeje. Babwira icya kane naho Imana izatugeza. Aho tugeze turashaka kuzagera ahandi. Haleluya. Amen. Aho izatugeza kandi konutofnetaye. Imana ni isoko idakama, ahituruka kandi tuzura ahijya. Nta rwego wageraho ku buryo utakenera Imana. Igihe cyose uzahora ukenera Imana. Aho izatugeza rero dukwiye kuyubaha ntawe uduhase. Muvuge ngo amen. Muracyafashwa? Bwabuhamye wabureka. Amina. Noneho rero umusaza arambwira ngo nintimuka nyuma y'iminsi 3 ndaba mfuye. Naragengeze mu nzu umutwara ati niko sheri nanje ntishu. Umurozi ko akubwiye nabi kandi nanje ndwaye. Ndihumura nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Se nja gusenga. Abaje gusenga haleluya. Ibyo udafitiye igisubizo senga.
igisubizo kizaboneka. Ibyo ubona byakuyobeye senga usobanukirwe. Amasengesho arubaka. Amasengesho adukuriraho igihome. Amasengesho niyo yonyine akomangira Imana igakingura, kuko Imana ni umwami uhora ukinze. Amasengesho aratambuka akanyura ku bizima ati mumpe inzira, yagera ku bakuru ati muhigamire ntambuke, abamarayika ati muhigamire, agahita agenda agakomanga, Imana igakingura. Ibi bintu turimo bifite ubuzima gatozi. Nushaka gukomera uzasenge. Baraturoga twasenga uburozi bugahinduka vitamine. Je sinabara inshuro maze kurya amarozi. Nababwiye ko nkwita umwana wanjye wa 4 barandoze. Munda habamwe inyamaswa abaganga barayibona. Ariko nsenze Imana irambwira ngo inyamaswa izashingurwa, umwana wawe azabaho. Umwana wanjye afite imyaka 9. Ni umukobwa mwiza yitwa Ingiriye neza Teta Fiona. Inyamaswa barayishinguye. Senga ibyo bavuze ko bitazashoboka bizashoboka kubera gusenga. Urugo ruzubakwa kubera gusenga. Abana bazagubwa neza kubera gusenga. Ngira umugabo ntingiye gusenga. Naragengeze mu mazi byumba tarakandagira no mu mazi. Iyo uhagurukanye ishaka ukira icyago. Kigera mu mazi mbona umugabo usanzwe nawe aturutse ibyumba mu mugi araje. Araza aransuza ati mada, twari turi batatu. Avuga ati mwebwe, wowe munini wowe, Imana irambwiye ngo yumvise gusenga kwawe ngwino nkubwire. Bamvuye mu mazi arambwira ati buryo ukiva mu rugo Imana yumvise gusenga. Ishaka wahagurukanye niryo rizatuma ukira icyago. Ndamubwira naka kanya tutari twanasenga ati Imana yumvise gusenga. Icyambere umugabo wawe ararwaye Imana iramukijije. Entamina. Ati cya kabiri mufite ideni ryabananiye. Entamina. Ati Imana iraryishuye. Ati cya gatatu ne ahantu tuye uracumbitse ndi yego. Ati nyiri igipangu yakubwiye nabi. Nturebye ukuntu yandutse. Ati ntabwo ari weho burya rero wababaye. Ndi none. Ati hababaye yaguhamagaye. Arambwira ngo ikimenyetso cy'uko Imana yababaye. Ariko Imana izi guhagarara ku wasenze. Izadukora amadedi tunyuze mu marembo y'abarupinzi. Murekeraho. Ariko rero mwari mungumbuye. Rimuri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora. Abayivugana bibaye mubagira inama barekeraho. Ihutisha ingoma. Niya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Tumuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Niya duteranije n'Imana irashishoza ntiyabyemera. Tumuntu wanjye ndamukomeraho, abavuga ko yadutaye barabesha cyane. Rimuri twebwe ikibitubwira imirimo yose igenda ikora. Abayivugana bibayibeshera, mubagira inama barekeraho. Murekeraho. Yamara DJ akwiye akantu.
ariko DJ ngewe mbonye marayika ari kuguhereza perime. Wagize ngo yari be gusa si numvise ijwi ry'Imana imbwiye ngo ni kategore zigera muri enye. Kuko mbonye uzatwara ugatwara no hanze, mbonye utwara, numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ni perime international. Qu'est-ce qu'on pense et notre binofi contre Ziner alors que Chopre Dinekem a disque sur les monts anakuta no ben. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo ntabwo izemera kugutanga mu maso y'abanzi bawe. Satani yarari kugabanya imyaka yawe anyuriye mu maraso. Ntabwo uzicwa na diabete, humura. Contre finance Imana ikamuye amaraso yawe yatandukanije n'uburwayi. Yewe uwasozara uwasoza muracyaryohewe ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe imfubyi zibona ababyeyi, ku birenge byawe abakene barambara, ku birenge byawe tuhabonera ubuzima, amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. ku birenge byawe imfubyi zibona agaciro, ku birenge byawe twahaboneye akazi, amarira tuzana ntabwo ariyo dutahana. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Egera hino ku birenge byawe, ku birenge byawe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Yesu umwami wawe niho natabariwe, amarira nazanye amashi turebe amashi. ku birenge byawe nabone amahoro, ku birenge byawe nabone gukira, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, Hallelujah. amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Murekera Amen. 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 Imana iguhaye insimbura mu byiza. Ngewe Imana imbwiye ko iguhaye inzu mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ari mu nkengero ahubwo ni mu mujyi. Amen. 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 Imana irambwiye ngo icyo wita ubusa izagikuramo igishitsi. Haleluya. Niba hari iteraniro rinyoheye, iri teraniro ririmo. Mbonye buri wese marayika ari kumubwira ngo zana intimba zawe. Harimwo abantu bafite intimba, harimwo abantu bafite intimba, ariko Imana ibabereye icomoro. Warebaga mu bana bawe ukabona harimo ikibazo, ariko Imana itanze igisubizo mu bana bacu turi mu iri teraniro. Ariko Mana, mbonye abantu bari kwambara imyenda misha,
Imana irambwira ngo ikuyemo abantu ubucocero. Imana ikurokoye impanuka ikomeye. Ngwino hano. Ikurokoye impanuka ikomeye. Ikurokoye impanuka ikomeye. Iyi mpanuka yari inyuze kuri televiziyo. Abantu bose bagakangarana. Imana irambwiye ngo baho. Kubera ko mbonye umuntu akubwira ngo bese ufite pasiporo, utangira kwisobanura, arakubwira ngo ayo magambo yawe ntago nyashaka, zana pasiporo, urayizana, agushiriyemo visa y'imyaka 10, y'imyaka 10. Ugiye muri Amerika utagendeye kuri green card. Bivuze neza? Kandi tokeshiro tamekofetai. Numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ubona hari ibyo yari yamaze kwitegura bipfa bigeze ku musozo. Mumbwire ngo nzanye ibiruta ibyapfuye. Kuko ibyapfuye nta mbaraga byari bifite, ibyo nzanye bifite imbaraga. Kandi Imana irambwiye ngo ubabarire abantu bose, udategereje ko bagusaba imbabazi, kuko icyo Imana igukoreye hamwe no gukomeza kuyikiranukira no kubana neza nayo, bo bazakugarukira ntuzabagarukira. Mwanyemerera tugasoza? Ntabwo murambiwe? Rero umuyobozi nawe sinzi aho yagiye. Inosa, Imana iguha umugisha, yaje kumfata n'imodoka y'ukazi ubukazi. Mbonye imbere yawe hari imodoka handitse ngo taxier. Niko bivugara? Ni ikimodoka kinini cyiza. Mbonye ugitwaye. Imana irambwira
Ta-d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 a.